kera kabaye abantu bane bavuye ku isanzure nyuma y'imyaka 53 nta muntu urongera kugerageza bino bintu. Abanyamerika batatu ndetse n'umunyakanada umwe bivuze ko ari abantu bane bavuye ku kwezi rwose ku butaka bwo kwezi bazanye amakuru adasanzwe cyane, aho iki cyogajuru bagendegamo cyangwa se bari barimo cyaje kugwa mu nyanja ya Pacifique. Ahangaha ni neza hafi ya leta ya Florida muri Amerika. Aba banyamerika batatu ndetse n'umunyakanada umwe bose hamwe bakaba bane bakoze amateka adasanzwe, aho bagiye ku kwezi bakamaraho igihe kingana n'iminsi 10 yose. Ubwo ni icyumweru kirengaho iminsi 3 bakongera bakagaruka ku isi. Ubwo bamaze kugera ku isi rwose ku isaa 8 z'i Kigali mu Rwanda, ku isaa 8:20 z'i Kigali mu Rwanda bamaze gusesekara ku isi cyangwa se mu nyanja ya Pacifique. Ubwo icyogajuru cyamanukaga mu nyanja ya Pacifique, maze ubwato bwa NASA ndetse na marine z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bategereje mu nyanja ya Pacifique kugira ngo bahite babakira yewe babakure muri iki cyogajuru ubundi bahite babajyana ku butaka. Ibintu bidasanzwe cyane bano bantu bagera kuri bane bakoze. Ese ubundi byagenze biti ibingibi byaje iki gitekerezo bongeye kukizana gute nyuma y'imyaka 53? Reka nze nongere mbikunyuriremo neza cyane ngujyane mu mateka ngubwire n'abantu babanje kubikora bwa mbere. Abantu babikoze bwa mbere n'ubundi boherejwe n'iki kigo cya NASA mu mwaka w'1769. Reka nze byose mbikujyanemo neza. Ese nibande bagiyeyo bwa mbere byagenze bite ubundi byaje uti ibintu kugira ngo babitinyuke bwa mbere? Ubwo bagiyagaho bwa mbere bundi bagiye ari abantu batatu, ariko babiri bonyine nibo babashije kugera ku butaka bwo ku kwezi. Undi yasigaye mu cyogajuru ariko bacungira kugira ngo nibaramuka banagize ikibazo ko yabona ubutaka byibura umwe abashe gusubiraho wenyine, azaba ari inkuru azaba ari ukuntu byagenze. Uwo bita Michel niwe wabashije gusigara ku butaka, Michel Collins. Reka nze byose mbikunyuriremo ndetse nguhe n'ubutumwa bukomeye cyane ndetse n'amakuru akomeye cyane utigeze umenyera ahandi cyangwa se utigeze umenye, dore ko ari ngiye wa mbere banje kubikoraho bwa mbere cyangwa se banje kuguha amakuru bwa mbere na wundi muntu uragerageza kubivugaho kuva iki cyogajuru cyangwa se Artemis kabiri kuva bagera ku butaka. Rwose banditse amateka akomeye cyane atazigira akorwa n'undi muntu ari wese uko yiboneye. Ibingibi tushobora kuzongera kubibara mu binyejana ibihumbi n'ibihumbi kugira ngo abantu bazongere gutinyuka gusubira ku isanzure nk'uko abantu bagabo bagera kuri batatu ndetse n'umugore umwe babashije kubikora. Ubu ngubu rwose bakoresheje genda bajyanye y'umugore bajyana umwirabura, abandi batatu yari abazungu. Ubwo hari harimo umwirabura umwe, ariko ibingibi rwose ntabwo byari bisanzwe. Gusa no mwirabura nawe asanzwe aba mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nze byose tugende tubiganiraho 5 kuri 5. Banza making sure ko kanze like wa subscribe, asigaye tujyane neza cyane, tujyanye mu buzima bwo mwisanzure, tujyane mu cyogajuru cya NASA, ikigo cy'igihugu cya Amerika gishinzwe ubushakashatsi bw'ikirere cyangwa se gishinzwe gucukumbura bijyanye n'ikirere. Abangaba ni no bashinzwe ubushakashatsi bugendeye ku ndege, yaba ari ibyogajuru byose bibera mu kirere nibo babishinzwe, babyita NASA. Ese ubundi NASA ni iki? Reka nze byose tugende nyiramo 5 kuri kagenzi kako. Nimbara kanze like na subscribe uhawe ikaze kuri YouTube channel yacu Muyoboro Mugari kugezaho amakuru agiye yacukumbuye abari gucaracara hirya no hino mu isi ndetse no mu Rwanda. Amateka tubwira ko mu mwaka w'1972 aribwo NASA cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi bw'ikirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyohereje abashakashatsi ba mbere ku kwezi kujya kubarebera uko bimeze, babazanira amashusho ye babarebera uko ubutaka bwo kwezi bumeze. Byose ngo byabaye mu mwaka w'1972. Gusa ukoresheje ChatGPT cyangwa se ubwenge buhangano, ahubwo bakubwira ko babohereje mu mwaka w'1979. Ibingibi byose ni ibyo twagiye tugenda tugenzura cyangwa twagiye tugenda dukurikirana amateka yabyo kugira ngo tubashe guhuza ukuri kwa nyako, tumenye aho biva naho bijya. Gusa byose byari bundi amahateka hari cyangwa se amakuru hari nuko baharaciyeho imyaka irenga 50 nta muntu urasubirayo kuva bwa mbere byabaho. Ubundi bwa mbere bohereje abagabo bagera kuri 3, bwa babiri bagera ku butaka bwo ku kwezi, undi asigara mu cyogajuru, maze aba bacongera kugira ngo ntiyagira ugira ikibazo cyangwa se nibagirira ikibazo ku butaka bwo ku kwezi n'umuramuka bona batwitse cyangwa se bakabagiraho ingaruka, dore ko yari ubwa mbere bagiyeho. Umwe ahitagaruka mu cyogajuru agende azaza babarira inkuru yavuga ukuntu ibintu byagenze, afata amashusho na video avuga ko ari ibintu bidasanzwe. Gusa bose uko ari 3 baje kuvayo amahoro ubundi bagaruka ku isi. None bwa mbere rwose nyuma y'imyaka irenga 53 bongeye gukora amateka, abantu bagera kuri 4 cyangwa se abanyamerika bagera kuri 3 ndetse n'umunyakanada umwe. Umunyakanada na wundi bamwita Jeremy Hassan usanzwe ukorera ikigo cy'abanyakanada cyitwa Canadian Space Agency. Ni ikigo
ikigo gishinzwe nacyo ubushakashatsi cy'abanyakanada yari ari muri iri tsinda. Undi yari umugore bamwita Christina Koch. Christina Koch niwo mugore wa mbere utinyutse bino bintu cyangwa se washiritse ubute yoherezwa nayo kwisanzura ajyana n'abo bagabo bagera kuri batatu. Undi yari umwirabura bamwitaga Victoire Grover. Victoire Grover rero ni umwe mu birabura ubanditse amateka, dore ko uyu mwirabura ba mu gisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika asanzwe azi n'ubundi nk'umusirikare ukomeye cyane ukunda koherezwa ku mamisiyo n'ubundi akomeye cyane. Uyu munsi bamuhisemo kugira ngo ajyane n'abagenzi be mu isanzure cyangwa se ku kwezi kujya kureba buno butaka mu bushakashatsi. Undi bamwita wari ushinzwe rino tsinda bamwita Commander Lady Wiseman. Commander Lady Wiseman niwe wari urongoye cyangwa se niwe wari uyoboye rino tsinda ry'abantu bagera kuri 4 bavuye mu bushakashatsi hariya ku kwezi, banditse amateka bakamara iminsi 10 yose icyogajuru gitembera mu isanzure nabo bagira ku butaka gakeya cyane bari kugira ngo barebe ukuntu ibintu bimeze, bagafotora bari ku kwezi, dore ko bagiye bafotora bakerekana amafoto bagiye bafotora bari ku kwezi, bakerekana isi ari nk'akantu k'akabi, ari nk'akantu gato cyane kangana nk'umupira w'amaguru wo gukina. Nkuko dusanzwe tureba mu kirere tukabona ukwezi ari nk'akantu gato cyane, nabo bafotoraga bari ku kwezi bakerekana isi ari nk'akantu gato cyane. Gusa umenye ko Leta z'Ubumwe za Amerika aribo ba mbere basa nkaho bateye imbere cyane mu bintu by'ikoranabuhanga cyangwa se technology, dore ko ubundi busanzwe internet ahandi igorana cyane, wajya nk'ahantu hirya cyane cyangwa se waba uri nko mu ntara uvuye mu mujyi ugasanga internet ikuburiyeho. Ariko wumve ko bundi bo aba bashakashatsi bari bagiye hejuru ku kwezi, babonaga internet cyangwa se babonaga uko bohereza amafoto bari gufotora ndetse n'amavideo bari kugenda bafotora cyangwa se bafatira hariya ku kwezi bavuye ari mu birometero birenga 500 uvuye ku isi, kandi bari kureba isi ari nk'akantu gato cyane. Ariko ikoranabuhanga bari bajyanye ryabashaga kohereza n'amafoto, sibye mu gihe cy'iminota irenga 40 yonyine cyamaze bari kuzenguruka ku kwezi, dore ko bageze ahandi mu gice cy'umukara cyangwa se bageze nk'ahantu hasa nk'aharobwira kabiri muri cya gice cy'umukara cy'ukwezi, niho honyine batabashije kubona uko bohereza amafoto cyangwa se internet yahise baburiraho. Ibingibi byabaye mu minota 40 yonyine, maze internet yongera gusubira ku murongo, maze abanyamerika bagera kuri 3 ndetse n'umunyakanadian umwe bongera gusubiza internet ku murongo, maze buri kimwe cyose bafotoye byose barabyohereza berekana kuntu hose umukara n'ubwira kabiri bahuye nabwo. Ibingibi byabaye inshuro ebyiri aho bahuye n'ubwira kabiri. Ariko mbere yuko dukomeza cyangwa se nkubwira ibya bano bane bamaze kuba bashyika ku isi cyangwa se bamaze icyogajuru cyabo cyamaze kuba kimanuka mu nyanja ya Pacifique bakabongeye gushyika ku isi ari bazima. Mu nyanja ya Pacifique aho bashyitse cyangwa se aho bururukiye ni mu gice cya Florida, hanga ni mu mazi ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Abantu ba mbere bagiyeyo nkuko nabikubwiye neza cyane, ubu abashakashatsi ba mbere bagiye ukoresheje ChatGPT kubwira ko bwa mbere bagiye mu mwaka w'1969. Mu 1969 rero ngo nibwo NASA cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika, iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika ubundi nabo bashinzwe ikirere muri rusange, akaba ari nabo bashinzwe ibijyanye n'indege bikora ubushakashatsi, ibyogajuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose birabera mu kirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika. Byose rero NASA ngo bwa mbere mu mateka ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1969 nibwo NASA yafashe icyogajuru ifata abantu bagera kuri 3 bose bohereza mu isanzure, bohereza ku kwezi kugira ngo bajye kubakorera ubushakashatsi babarebera uko hameze, yewe babaha amakuru yuzuye kugira ngo abantu bazasubire bafite amakuru barebe uko ubutaka bwabo bumeze. By'umwihariko Leta z'Ubumwe za Amerika bari bafite amatsiko kujya kureba ubutaka bwaho, dore ko bari bamaze iminsi babikora ubushakashatsi ariko bari ku isi bakibaza nimba ubutaka bwabo bushobora kuba bwahingwaho yewe bwakubakwaho, dore ko Leta z'Ubumwe za Amerika iri mu bihugu bikunda kugira amatsiko cyane mu bijyanye n'ubushakashatsi. Bavuga ko isi ishobora kuzuzura cyane bitewe n'uko igice kinini cyo ku isi gisigaye ari amazi menshi cyane kandi akomeje kugenda yiyongera. Nk'uko bisanzwe ubundi igice cy'ubutaka ku isi gifite 21%, ahandi hasigaye hose n'amazi. Niyo uri mu kirere cyangwa se bano bari bagiye bakora ubushakashatsi bari mu kirere, bano amafoto bagiye bafotora warebaga ku isi bakabona igice kinini n'amazi gusa, hafi isi yose n'amazi gusa. Uko nawe ubyumvishe neza igice cy'ubutaka nimba ari 21%, ubwo ikindi gice cyose akaba ari amazi, wumve ko rero isi isa nkaho iri kugenda irangira. Ni nayo mpamvu Leta z'Ubumwe za Amerika bagize amatsiko baravuga ati reka tujye kureba uko ku isanzure bimeze cyangwa se ukwezi bimeze, nimba bishoboka ko umuntu yazahatura cyangwa se abantu bazahatura bazahagukira mu gihe isi yabirangiye cyangwa se isa nkaho iri kugenda yuzura. Nimba se ikoranabuhanga ari kugenda itera imbere cyangwa se iri kugenda itera imbere ku buryo abantu basigaye batekereza buryo kibakubaka ku
ku mazi, urumva ibintu bidasa nkaho byarangiye. Nibwo rero ubwo NASA yahise yohereza ikindi cyogajuru nyuma y'imyaka 50 avuga ati reka tujye kwisanzure, ahubwo reka tubanze tunyuremo bwa mbere byagenze bite. Uko nabikubwiye hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1969 nibwo NASA yohereje abashakashatsi bakomeye cyane harimo Neil Armstrong. Neil Armstrong ni umugabo ukomeye cyane nawe wari uhedinze rino tsinda ry'abantu bagera kuri batatu cyangwa se komanda muri uyu mwaka w'1967. Iri tsinda baryohereje babyitaga cyangwa se ritsinda nk'uko ubu ngubu babyise Artemis 2, iki gihe babyitaga Apollo 11 Moon's Landing. Apollo 11 Moon's Landing iri ni itsinda ry'abashakashatsi ryagiye icyo gihe ku kwezi cyangwa se kujya gushaka aya makuru ngo barebe uko bimeze maze bongere bagaruke bababwire ko icyo babonye amafoto babonye. Gusa iki gihe ntago bari bafite icyizere cy'uko abantu bashobora kugaruka, bari bazi ko bashobora kubipfiramo dore ko bari basize basinye bavuga ko ibingibi bashobora kubipfiramo. N'ubu ngubu n'ubundi niko byari bimeze bitewe n'umuvuduko ubu ngubu byagendeho, nubwo bari babyiteguye neza cyane, bamaze iminsi babyubaka bubaka ikoranabuhanga ridasanzwe kugira ngo bazamareho n'iminsi myinshi, ariko n'ubundi ntago bari bizeye ko bantu bashobora kuzagaruka bitewe n'ukuntu icyogajuru cyabo cyari cyamaze mu minsi gitembera mu kirere. Babaraga ko rukuruzi ishobora kuzabakurura cyangwa se bakisanga ku bundi mubumbe bagahera bitewe n'uko ubushakashatsi bari bujyanye bwa none bari bafite ibintu byinshi bashaka kureba ngo bazenguruke ukwezi neza icyo gihe, kubera ko bakugezeho neza ku ruhande banakugeraho, ariko icyo gihe ntago bakuzengurutse. Ubu ngubu bwa none abashakashatsi bagiye nk'uko nabikubwiye neza cyane, barimo ba Jeremy, barimo ba Christina Vigito ndetse na Lady Wiseman. Abangaba nibo bagezeho baranakuzenguruka neza bakoresheje icyogajuru, indi mibumbe yose bayireba ku murongo ahani. Ese ibintu bijyanye na alien baba barabibonye? Abantu ba mbere se barabibonye byose nabyo fite ukuri kwabyo, reka ndaje mbikubwireho ukuntu ibintu byagenze. Ubundi uyu mugabo se wari uyoboye itsinda rya mbere ry'abantu bagera kuri batatu bagiye bwa mbere ku isanzure yitwa nk'uko nabikubwiye yari muntu ki? Ubundi uyu mugabo bitebye byagenze bite? Uwo bita Armstrong, Neil Armstrong. Neil Armstrong yari umugabo ukomeye cyane, yari umugabo ukomeye cyane w'igihangange. Uyu mugabo rero yari umushakashatsi mpuzamahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe wari uyoboye rino tsinda, niyo wahisemo yemera ko ariyobora itsinda rijya ku isanzure bwa mbere. Ashirika ubwoba dore ko abandi ngo byari byabananiye, abandi bose bari bagize ubwoba bwo kujya, bari baporopoje ngo abantu bagera mu 10 bose banga kujya, baravuga ati ibintu ntago bishobora, ntago dushaka guhara ubuzima bwacu. Ariko Neil Armstrong aravuga ati ngiye shaka kujyana n'itsinda rijya ku bantu batatu, tukagenda twenyine tugakora ibintu bitigeze bikorwa n'abandi bantu, tugakoresha ikoranabuhanga tukereka isi yose ko dukomeye kandi dufite kuvumbura buri kimwe cyose, tukazamura n'ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bita Neil Eldon Armstrong yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 mwaka w'1930. Ubwo icyo gihe yari afite imyaka irenga 39. Icyo gihe ubwo yari ayoboye itsinda ry'abantu batatu bajya ku isanzure cyangwa se ku kwezi bagiye mu bushakashatsi. Icyo gihe yari mu rugendo rwise Apollo 11 Moon's Landing nkuko nabikubwiye neza cyane. Iryo tsinda ryari rifite abantu batatu cyangwa se ryari rigizwe n'abantu bagera kuri batatu nkuko nabikubwiye. Bita Neil Armstrong yari ari kumwe na mugenzi we bita Buzz Aldrin ndetse na Michael Collins. Uyu nguyu Michael Collins ni wari utwaye icyogajuru cyangwa se ni wari usanzwe uri umutwazi cyangwa se uri umushoferi w'icyogajuru wari ugitwaye muri rusange. Uyu nguyu Michael Collins niwe muntu wenyine utaranageze ku butaka bwo ku kwezi, dore ko ubwo bagiraga mu isanzure, ubwo bagiraga ku kwezi bahisemo ko bagomba kuvamo bakajya ku kwezi. Ariko uyu nguyu Michael Collins aravuga ati ngiye ntabwo ndavamo kugira ngo wenda hatagira ikibazo runaka kibaho mukaza kubura hakabara n'umuntu ukontorera icyogajuru ko ni wabyizera gishobora kumuvinga bikarangira bibaye ibindi. Abarimo uyu mushakashatsi ukomeye cyane w'umunyamerika wari uyoboye rino tsinda bita Commander Neil Armstrong ndetse na Buzz Aldrin bahise bava mu cyogajuru maze batangira gutembera ku butaka bwo ku kwezi, bafata amafoto, bafata amavideo, maze bagaruka mu cyogajuru cyari gisigayemo bita Michael Collins nkuko yari yasigaye mu cyogajuru wenyine. Byarangiye rero n'ubundi ubwo bamweretse n'amashusho ko byintu babifotoye uko babibonye, bose bongera kugaruka ku isi. Ibintu byari bikomeye cyane, ibintu byari bidasanzwe dore ko bana bagabo bagira kuri batatu icyo gihe banditse amateka. Uyu mugabo nkuko nabikubwiye witwa Neil Armstrong wari uyoboye rino tsinda, wabaye igihangange cyangwa se wabaye intwari cyane kubera itsinda yayoboye bakajya ku isanzure bakajya ukwezi bakongera bakagaruka. Yaje gupfa ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2012. Uyu munyamerika itariki yavukiyeho ni nazo yapfiriyeho cyangwa se ukwezi yavukiyeho
ukwezi yavutsemo ni nako yapfiriyeho, niko bisanzwe kuko yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 1930 aza gupfa ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani n'ubundi mwaka wa 2012 tariki 25 z'ukwa munani mwaka wa 2012. Umve ukwezi yavutseho ni nako yapfiriyemo no mugabo w'umushakashatsi ukomeye cyane w'umunyamerika wagiye bwa mbere ku isanzure. None nyuma y'imyaka irenga 53 abashakashatsi bongeye kubikora bagiye ku isanzure bwa none, bongeye kumanuka ku isi cyangwa se bongeye kwisanga ku butaka bwo ku isi bavuye ku isanzure, bavuye kugenzura imibumbe, bavuye kureba ubundi butaka, byose bagiye bafotora amafoto berekana buri kimwe cyose, bazanye amateka adasanzwe yewe bahesheje ikuzo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagabo bari bayoboye no bita Red Wiseman, uyu munyamerika ukomeye cyane w'umuhanga mu komando wari uyoboye rino tsinda, avuga ko ibintu byose kubigeraho byasabye imbaraga zidasanzwe, dore ko ngo araho bagezemwo umwuka ugasanga aho ubura cyangwa se oxygen. Gusa bitewe no kuntu kino cyogajuru cyitwa Orions bari bagikoranye ubuhanga budasanzwe cyane, tekereza ko kino cyogajuru bari bagishyizemo ikoranabuhanga ku buryo n'ubwiherero bwari burimo kugira ngo bitaza kugira ingaruka cyangwa se bataza kubinaga kure bikaza kurangira bibagarukiye bikaba byakangiza ikirere. Iki cyogajuru bari barakoze uburyo kimwe icyo cyumweru cyose bafite ahantu bakipinga buri kimwe cyose cy'umwanda babaga bakoresheje cyangwa se n'ibyo kurya bisa nkaho byarangiye. Tekereza ko ibyo kurya bajyanye aribo babyihitiyemo byo kurya kugira ngo bitazagira ingaruka, kandi ibintu byo kurya bajyanye mwa kino cyogajuru cyangwa se bajyanye mwabona ubushakashatsi bumaze igihe kingana n'icyumweru n'iminsi 3 yose nibo babyihitiyemo, ariko mu kubihitamo byarabanje biracekingwa cyangwa se birasuzumwa bireba nimba bitagira ingaruka ku kirere cyangwa se bitagira ingaruka kuri rukuruzi z'isi. Maze ibintu bajyanye byose byiganjemo amacapati, hafi ya bose bajyanye amacapati, kandi ibintu n'ibindi bahitagamo bijyanye n'imbuto barabanzaga bakabicekinga, hari ibyo babimaga ko bajyana kugira ngo bitazagira ingaruka kuri rukuruzi, bikaba byatuma hari akantu gato na gato kabakurura bikarangira bisanze ahandi hantu cyangwa se bisanze ku muvuduko batari basanzwe bariho. Dore ko ho no gutyo mu cyogajuru bitewe n'ukuntu bo bari barayipanze, abanyamerika ubundi ni abahanga cyane nkuko nabikubwiye kare cyane. Nakubwiye ko ubundi iki cyogajuru cyahagurukira aho bita Camp Canaveral muri Florida cyangwa se muri leta ya Florida hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi nkuko bari babipanze ko gihagurukira aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Florida, ubundi bari bapanze ko izo tariki bahagurukiyeho nimba ari iminsi 10 bapanze, iminsi 10 itagomba kurenga, yewe n'iminota bapanze itagomba kurenga. Ubundi abantu bacyo icyogajuru none hano gitandukanye n'ibindi bigenda byose cyangwa se n'ibindi binyabiziga, reka Amerika wenda mbyita ibinyabiziga nubwo atari ibinyabiziga, indege ntabwo ari ikinyabiziga kuko igenda mu kirere. Ahantu itandukaniye n'ibindi bigenda byose cyangwa se n'ibindi binyabiziga, reka tubyite muri iryo zina. Ahantu icyogajuru cyo gitandukaniye nacyo, abantu bagihagurukije ku butaka, bacyohereje, bagihedinze, igihe bakiregerereye kizagarukira nicyo kigarukira. Nimba bararegeye ko ku itariki zinizi kizagaruka ku minota iyi nibyo bigaruka. Uburi abantu bakiyoboye bari mu kirere sibyo kugenda bayobora gusa berekana aho bageze gutyo gusa, kandi ntabwo bahindura icyerekezo bitewe n'uko barahapimye ubundi, ariko ibindi byose biri kugenzurwa n'abantu bari ku butaka. Geze ahantu babuze sinyari cyangwa se internet isa nkaho igabanutse, ariko ubundi abantu bari ku butaka nibo baba bagenda babihedinze berekana buri kimwe cyose nkuko nabikubwiye neza cyane. Ubundi kare nageze kubigaruka kugira ngo ubanze ubyumve neza. Ubundi Artemis 2 cyangwa se Artemis 2 kino cyogajuru cyangwa se runo rugendo rwo kuva ku isi bagana ku isanzure babagana ku kwezi bakajya mu bushakashatsi babyise Artemis 2 kubera iki? Impamvu babyise Artemis 2 naje kubigarukaho n'ubundi. Artemis 2 impamvu babyise gutya nuko ari ubwa kabiri bibayeho kuva isi yaremwa abantu bakajya ku isanzure cyangwa se bakajya ku kwezi. Kuno kwezi tureba hejuru tukabona akantu gato cyane, nibwo bwa mbere bibayeho abantu bakajyayo. Ubundi reka ngubarire neza kugira ngo wumve kuntu ibintu bigoye. Ubundi bakiva bwa mbere bano bashakashatsi cyangwa se bano banyamerika bakiva bwa mbere ku isi, nyuma mu minota 10-15 icyogajuru cyatangiye kugendera ku muvuduko udasanzwe, dore ko bagenderaga kuri kilometero 249 ku isaha. Umve ko ari umuvuduko udasanzwe batangiye kugenderaho bakimara guhaguruka ku isi nyuma y'iminota 10 nyuma y'iminota 5 n'iminota 10 hagati aho ngaho gutyo gusa niwo muvuduko batangiye kugenderaho. Umve ko yari ibintu bitoroshye, yewe dore ko icyogajuru n'ubundi cyakiri kugendera ku muvuduko udasanzwe. Gusa nkuko nabikubwiye neza cyane, ubundi kuva ku isi ugana mu isanzure haba harimo ibirometero 500. Ibirometero 500 ni ibirometero byinshi cyane utabasha kwiyumvisha cyane. Ubundi ubusanzwe kugira ngo banze wumve kuntu icyogajuru cyakiri kugendera ku muvuduko udasanzwe nkuko nigeze kubigarukaho bwa mbere. Ubundi uvuye hano i Kigali mu Rwanda werekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indege hagenda hagati y'amasaha 16 n'amasaha 22.
n'intera y'ibirometero ibihumbi 11,300. umve n'urugendo rudasanzwe. Ariko muri ayo masaha 16 indege ishobora kugenda iva hano i Kigali yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington. Ahangaha icyogajuru bitewe n'umuvuduko kiba kiri kugenderaho gishobora kuhagenda iminota 20 yonyine kivuye i Kigali mu Rwanda kugeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kubera ko icyogajuru kiba kiri kugendera ku muvuduko udasanzwe kiragenda mu buryo bwihuse cyane. uko nabikubwiye n'ubundi icyogajuru kibubundi busanzwe kigenda ku ntera y'umuvuduko udasanzwe 40 ku isaha. umuvuduko w'ibihumbi 40 ku isaha nibwo icyogajuru kiba kiri kugenderaho. Icyogajuru ubundi cyo kiri kumanuka iyo kiri kumanuka mu isanzwe kigana ku isi bitewe n'ukuntu kiba kiri kumanuka n'ubundi ku muvuduko udasanzwe gisa nkaho kiri kwaka umuriro. Baba bafite ikoranabuhanga bagiye bakoreshamo cyangwa se bafite riside bidasanzwe kugira ngo kigabanye umuvuduko cyangwa se kigabanye ubukana bitewe n'ukuntu kiba kiri kwaka bitewe n'umuvuduko udasanzwe kimanukiraho. Hari icyo bita heat shield. Heat shield rero nicyo kintu kiba gifasha cyangwa se nicyo kintu wavuga ko cyoherezamo ikinyanyagizamo amazi cyangwa kigabanyiriza ubushyuhe. Ubundi busanzwe bitewe n'ubushyuhe baba bari kumanuka cyangwa se bitewe n'umuvuduko kino cyogajuru cyari kiri kumanuka kigana ku isi bari bafite hari ibyago by'uko gishobora gushya cyangwa se gishobora guhira mu nzira bakagera ku isi bamaze kuba umuyonga. Ariko icyo bita heat shield nicyo cyonyine cyabafashe kugira ngo bitaba cyangwa se ubushyuhe bugabanuke. Bamaze kugera ku isi rero ubushyuhe bwagabanutse, gusa ntabwo bashobora gutuma icyogajuru cyitura hasi ku butaka. Niyo mpamvu bakiregera mu nyanja. Uyu munsi kikaba cyaguye mu nyanja ya Pacifique nkuko nabikubwiye neza cyane n'ubundi mu kiganiro cyabanje kare. Iyo icyogajuru kimaze kugera mu nyanja ya Pacifique cyangwa se kimaze kugwa hasi, kimaze kugwa mu nyanja, mbere yuko kigwa mu nyanja babanza kurekura ikintu icyogajuru kibanza kurekura ikintu cyitwa imitaka. Bakibanza kurekura imitaka. ni muri kubireba neza cyane. Ira mitaka bundi bigenda bite? Ira mitaka bundi nago kiba kigize kirekura ikindi gihe, ahubwo batangira kurekura ira mitaka mu gihe benda kugera ku isi cyangwa se babura ibirometero bike kugira ngo bagere ku isi. Bundi batangira kurekura iriya cyangwa se ira mitaka mu gihe habura ibirometero 30. mu gihe habura ibirometero nka 30 kugira ngo bagere ku isi nibwo batangira kubara babatireka dufungure. Noneho nibwo icyogajuru gitangira gufungurira imitaka kugira ngo kigabanye ubushyuhe n'umuvuduko. Ikintu bashaka kugabanya ni umuvuduko gusa, bundi nicyo kintu bashaka kugabanya kugira ngo kidahita gicubira mu nyanja cyangwa se kino cyogajuru nikigera ku nyanja kitahita gicubiramo. Gusa n'ubundi ubwato bwa NASA ndetse n'ubwato bwa marine z'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bari hafi cyane kugira ngo bahita bakuramo ubushyuhe butari bwiyongera cyangwa se batari bagira ikindi batari bagirwaho ingaruka. Iyo bamaze ko ino mitaka imaze kwifungura icyogajuru umuvuduko wari cyakiri kugenda witugabanuka bagatangira kugenda ku kilometero 30 ku isaha. Ku birometero 30 ku isaha niwo muvuduko batangira kongera kugenderaho. Umuvuduko bari bariho itugabanuka cyane. Umva ko kilometero 30 ku isaha umuvuduko wagabanutse bitewe no bagenderagaho bamanuka bihuta cyane, umuvuduko udasanzwe cyane. Ibintu bidasanzwe rero amateka yongeye kwandikwa. Urugendo rw'isi Artemis 2 bwa mbere nkuko nabikubwiye neza cyane babwitaga Apollo 11 Moon's Landing. Na amateka twagarukagaho y'ukuntu icyogajuru cyari cyagiye mu isanzwe cyongeye kugaruka ku isi. Bongeye kugaruka ku isi, umugabo witwa Reid Wiseman wari uyoboye rino tsinda yongeye kugarura abagenzi be bagira kuri 4 ku isi nkuko nabikubwiye neza cyane. Kandi nkuko nabikunyuremo n'ubundi munyamerika wa mbere wabikoze bwa mbere yitwa Neil Armstrong ni wabikoze bwa mbere akajyana itsinda rigari ry'abantu 3 ku isanzure. N'ubundi bukaba byongeye kwisubiramo bakaba bongeye kugaruka. Ese abanyamerika bazagarukira mu bintu bijyanye n'ubushakashatsi ko bongeye gukora ibintu bidasanzwe. Reka ibindi tuze kubigarukaho mu masaha ari imbere, tugende turebera hamwe bimwe mu bintu bagiye baboneraho cyangwa se bimwe mu bintu bavumburiyeyo. Byose turaza kubiganiraho mu masaha ari imbere. Ubu ngubu icyo twaganiraga naberekaga n'uburyo bano bashakashatsi bagiye ku isanzure bakongera bakagaruka bakaba bamaze kugaruka nkuko nabikubwiye neza cyane. Bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isaha y'isa 2:30 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yari isaha y'isa 8:20 z'i Kigali mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ndabashimiye. Nge ndi MC Sanga.